kuko iyi ni nahita ko ari business ariko ifite risks ziri hejuru. Ubwo icyo nacyo ni ikintu, kuko akenshi usanga iyo bari gukora nka advertisement hajya usanga berekana ko nta risk zirimo, kandi mu bisanzwe burya kugira ngo ikintu cyunguke nuko haba hari risk, kandi uko cyunguka cyane no kuvuga ngo na risk ziba ziri hejuru. Ubwo rero iyo aguhaye izo document akabikubwira ko harimo risk, hari nawe uburyo birushaho sinavuga kugufungura amaso, ariko birushaho kukwankuraja gusaba amakuru menshi yimbitse kurusha ayo yashoboraga kuguha mbere. Tugarutse wenda kuri izi service ni izihe? Iyo tuvuze umutungo mu ikoranabuhanga, hari abenshi bahita bumva cryptocurrency, hari abahita bumva online forex trading. Izo service ni izihe? Ese abantu bashaka gushora imari cyangwa se bazaba batanga izo service, bazaba batanga izo service? Crypto ni imwe muri zo, ariko hari n'izindi bita nka tokenization. Nuvuga ngo hakaba hari asset ihari, ariko hakaba hari uburyo ushobora guhinduramo izo tokens. Ntabwo amaterme yo mu Kinyarwanda twayakoraho neza. Ukaba ushobora kugira izo token ariko zirepresenta cyangwa se zihagarariye agaciro k'ibintu dusanzwe tubona mu buzima busanzwe. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye PN4 Africa, tubahaye ikaze. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku makuru mashya arebana n'ibirebana n'isoko ry'imari n'imigabane, ariko by'umwihariko mu bukungu bufitanye isano n'ikoranabuhanga cyangwa se ikoranabuhanga rishingiye ku bukungu. Amakuru mashya tubazaniye rero ni amakuru arebana nuko mu Rwanda kuri ubu ngubu icyizere gitangiye kuza kuri benshi basanzwe bareba ibirebana n'ikoranabuhanga mu by'imari, by'umwihariko ku bakoresha ibizwi nka cryptocurrency cyangwa se ibyo twita umutungo mu ikoranabuhanga. Ubu rero amakuru mashya aturuka mu kigo cya leta cyitwa Capital Market Authority. Ni ikigo gishinzwe ubugenzuzi ndetse kinagenzura ibirebana n'ibikorwa byose bikorerwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Iri soko ry'imari n'imigabane naryo tuzagenda turiganiraho umunsi ku munsi. Aha rero impamvu tuje nuko ku munsi muri iki cyumweru turimo nibwo iki kigo cya Capital Market Authority cyashyize ahagaragara itangazo riburira cyangwa se rikurura cyangwa se ritumira cyangwa se risaba abantu bose gutanga ibitekerezo ku mushinga w'itegeko mushya urebana n'imikoreshereze irebana n'umutungo mu by'ikoranabuhanga, aribyo byitwa digital asset cyangwa se virtual asset. Akaba ari umushinga w'itegeko rero ugena imikorere ndetse n'ubugenzuzi bw'ibi by'umutungo mu ikoranabuhanga. N'umushinga w'itegeko rero abantu bose basabwa gutanga ibitekerezo. Nadukurikiye rwose ni karibu utanga ibitekerezo. Uraza kubona itangazo riri ku rubuga rwa X cyangwa se urubuga rwa Twitter rwa Capital Market Authority. Bakaba basaba rero buri muntu wese ahari, yaba ari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo, gutanga ibitekerezo kugira ngo uyu mushinga nuramuko itegeko hatazagira uwo ritegeko ribangamira. Ni bande riri itegeko rireba? Ni itegeko rireba abantu bose bafite ibigo bishaka gutangiza izi business hano mu Rwanda, ndetse kandi abandi bose bashaka kuzajya bakora izi service hano mu Rwanda. Nuvuga ngo ikigo cy'ubucuruzi gishobora kuza kwiyandikisha hano mu Rwanda, yaba ari ibigo bitandukanye bikora iby'ubucuruzi. Ubwo ndavuga ibigo bikomeye biri muri business, biri muri cryptocurrency, biri mu byitwa tokenization. Aba bose ubu none iri tegeko rirabareba. Ariko wenda twihuse tukababwira wenda bimwe mu bikubiye muri iri tegeko tutariyinjiyemo cyane. Nuko umuyobozi umwe muri Capital Market Authority araza kuduha umwanya uhagije adusobanurire byinshi. Mbere yuko dukomeza, nuko nagize amahirwe yo guhura n'umwe mu bayobozi bo muri Capital Market Authority adusobanurira iby'iri tegeko, ariko ikiganiro cye cyose muzagikurikirana mu buryo bwihariye mu biganiro byacu bitaha. Ariko reka tubanze tumvishe agace gato. Uyitwa Karine, ashinzwe gutanga ibyangombwa ndetse kandi ibyangombwa nyine mu bashaka gutangira business zitandukanye, ariko by'umwihariko akaba ashinzwe ubugenzuzi ndetse nyine nicyo twakwita no gutanga ibyangombwa. Nibyo ngibyo. Kadukurikire Karine, turagaruka mu kanya. Intego nyamukuru y'uyu mushinga w'itegeko ni ugutanga umurongo ku bijyanye n'umutungo w'ikoranabuhanga, kuko usanga bikorwa ariko ugasanga nta murongo uhari kugeza ubu ufatika
ugenga abatanga izo serivisi cyangwa se n'abazihabwa ku buryo bamenya icyo kugenderaho mu gihe bari gushaka izo serivisi. Nicyo kigamijwe. By'umwihariko ni intambwe nziza bamwe bishimiye cyane cyane mu bari basanzwe bifuzaga gushora imari ndetse no gukora ubucuruzi bushingiye kuri ibi by'ikoranabuhanga cyangwa se umutungo w'ikoranabuhanga, ariko abantu bashaka kumenya ese iri tegeko rizarengera gute abantu bazaba bari muri uru rwego, cyane cyane ko hari amakuru dufite ko harimo bamwe babigiyemo bagahomba, abandi amafaranga yabo bakayashora ariko ntagaruke batazi naho bayabariza. Ni iri tegeko rizatangwa umutekano w'aba bantu w'amafaranga y'aba bantu. Ibijyanye n'umutekano w'amafaranga y'aba bantu nuko uko itegeko riteganya nuko nta muntu uzaba wongeye kwemererwa kuba yatanga izo serivisi adafite uruhushya rwa CMA. Ubwo icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri iryo tegeko nanone batanga haba harimo ingingo zivuga ibyo ko uwo muntu agomba kuba afite uruhushya rumwemerera gukora, rukatanga ubusobanuro ku byemerewe kuba byakwitwa yuko ari umutungo w'ikoranabuhanga n'ibitemewe. Nanone bigateganya uburenganzira CMA ifite mu bijyanye no kugenzura iryo soko. Hakaba harimo n'ibihano bikurikizwa mu gihe umuntu yishe ibiri mu itegeko cyangwa se amabwiriza azashyirwaho n'urwego. Ubwo rero kuri urwo ruhande ni ubwo buryo abantu bazaba protected, kuko n'ubundi ntabwo wabibuza. Hari igihe usanga kubibuza bidakunda kuko hari igihe babikora ni ibintu byo mu ikoranabuhanga, yagiye kubikora nta kubwira, ariko byibuze iyo hari umurongo ngenderwaho ubwo bibasha kuba wajya no mu rukiko bakagira icyo baheraho byerekana ibyemerewe gukora n'ibitemerewe gukorwa. Yego. Muratekereza iki ku bijyanye n'ibyangombwa bisabwa cyangwa se ibisabwa kugira ngo abantu yaba ari abatanga izi serivisi cyangwa se n'abazaba bashaka kwinjira muri ubu bucuruzi, ni nk'ibihe bintu by'ingenzi bagomba kuzaba bujuje? Ubu mu itegeko hariho imirongo ngenderwaho urebye nyamukuru, ntabwo harimo details zijyanye n'ibisabwa kugira ngo uwo muntu ushaka gutanga serivisi abe yakwemererwa. Ariko nka bikeya birimo, harimo yuko uwo muntu agomba kuba ikigo akorera cyangwa se icyo kigo gishaka gutanga izo serivisi cyanditse muri RDB kandi kikaba gifite uruhushya rwo gutanga izo serivisi. Icyo cyo ni icy'ingenzi. Utanditse muri RDB, udafite uruhushya rwo gukora, ntabwo wemerewe gukora izo serivisi. Bivuga ngo nukorana n'umuntu atakweretse urwo ruhushya mu gihe itegeko rizaba ryasohotse, ubwo ni ukumenya ko uri kubikora nyine ariko utari protected n'amategeko. Amategeko atakurinda kuko uri gukorana n'umuntu utabyemerewe, n'uwo muntu kandi nawe azaba akoze icyaha gihanirwa n'amategeko. Hanyuma abantu bahita bibaza ni ayahe mahirwe iri tegeko rigiye gutanga ku bantu basanzwe bakoresha ikoranabuhanga, yaba ari abashaka gushora imari, yaba ari n'abashaka gukora ubwo bucuruzi bushingiye kuri ibi twita umutungo mu ikoranabuhanga. N'ayo mahirwe iri tegeko rimuzaniye? Amahirwe itegeko rimuzana ni uko noneho bazaba bakora ibintu byemewe n'amategeko, kuko ubundi byakorwaga ariko bitemewe n'amategeko, kuko amategeko ntabwo yabyemezaga cyangwa se ngo abibuze. Ubwo icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo hagiyeho itegeko ubwo hakajyaho n'amabwiriza ry'implementinga cyangwa se implementing regulations. Nuvuga ngo hari amakuru menshi aba arimo, ku buryo tuvuge niba ugiye gushaka izo serivisi umenya ngo uyu muntu ngiye gusaba serivisi agomba kumpa ibi n'ibi, kuko ubu ngubu uko byari bimeze, niba nta murongo nta guidance ihari, ibyo aguhaye ufata ibyo. Ariko itegeko ryakubwiye muri rusange uti wagombaga kubona ibi ngibi, bigomba kuba bihari. Ikindi usanga hari igihe ushobora gusanga nko mu mategeko hari disclosures aba agomba gukora zijyanye n'iyo produit cyangwa iyo serivisi ari gutanga. Ubwo ayo mategeko n'ayo mabwiriza aguha umurongo ngenderwaho ukamenya ngo iki yakimpaye, iki ntiyakimpaye. Hari ibyo ugomba gusinya, kuko iyi nahita ko ari business ariko ifite risks ziri hejuru.
ubwo icyo nacyo ni ikintu kuko akenshi usanga iyo bari gukora nka advertisement hajya usanga berekana ko nta risike zirimo kandi mu bisanzwe burya kugira ngo ikintu cyunguke nuko haba hari risike kandi uko cyunguka cyane ni ukuvuga ngo na risike ziba ziri hejuru. Ubwo rero iyo aguhaye izo dokima akabikubwira ko harimo risike, hari nawe uburyo birushaho sinavuga kugufungura amaso ariko birushaho kukwankuraja gusaba amakuru menshi yimbitse kurusha ayo yashoboraga kuguha mbere. Tugarutse wenda kuri izi serivisi ni izihe? Iyo tuvuze umutungo mu ikoranabuhanga hari abenshi bahita bumva cryptocurrency, hari abahita bumva online forex trading. Izo serivisi ni izihe? Ese abantu bashaka gushora imari cyangwa se bazaba batanga izo serivisi baza batanga izo serivisi? Crypto ni imwe muri zo, ariko hari n'izindi bita nka tokenization. Nuvuga ngo hakaba hari asset ihari ariko hakaba hari uburyo ushobora guhinduramo izo tokens. Ntabwo amaterme yo mu Kinyarwanda twayakoraho neza. Ukaba ushobora kugira izo token ariko zirepresenta cyangwa se zihagarariye agaciro k'ibintu dusanzwe tubona mu buzima busanzwe. Ubwo hari n'izo ngizo zirimo. So ibyo itegeko ni muri soma, turabahamagarira gusoma itegeko kugira ngo murebe izo service cyangwa se ibyo bintu bishobora gufatwa nkaho ari umutungo w'ikoranabuhanga. Harimo ibyemewe n'ibitemewe. Tuvuge nka tokenization y'ifaranga ry'igihugu ntabwo yemewe mu itegeko, harimo n'ibindi bitemewe. So ni ukuvuga ngo ni ugusoma itegeko none mukaduha ibitekerezo mukurikije ibyo muri kubona muri uwo mushinga w'itegeko. Haba hari ibigo mpuzamahanga cyangwa se ibindi bigo byo ku rwego rw'akarere muri gukorana mutegura amategeko cyangwa se no kuzakora regulation zijyanye n'ibintu tuganira? Mu bijyanye no gukorana n'ibindi bigo mpuzamahanga nabo ubu babonye uyu mushinga w'itegeko bakawusoma bashobora kuduha commentaire, ariko mu bisanzwe uburyo CMA ikora cyangwa se abandi ba regulators muri market yo bavuga Central Bank, uvuga ngo tuba dufite amategeko dusanganywe atwemerera gukora cooperation cyangwa se kugirana imikoranire n'ibindi bigo bifite inshingano nk'izacu, kuko hari usanga umuntu ari gutanga service hano yenda iyo service ari gutanga yitanga n'ahandi. Ubwo rero bisaba ngo abashinzwe kugenzura abo batanga izo service bagire uburyo babasha gukorana. Ubwo rero no mu itegeko iyo ngingo izabirimo ivuga yuko CMA nk'ikigo gishinzwe kugenzura rino soko cyemerewe gukorana n'ibindi bigo byaba ibyo hanze cyangwa ibyo mu gihugu bitewe n'inshingano bifite, kugira ngo abafata izi service cyangwa se abashora imari muri iyo mitungo y'ikoranabuhanga babashe kuba protected. Tugana ku musozo, hari abashaka kumva wenda i-draft cyangwa se umushinga w'itegeko wagiye hanze bakavuga bati ibintu byatangiye gukora mu Rwanda, ni iki mwababwira? No kuvuga ngo umuntu yatayifuza kumenya ikigiye gukurikiraho nyuma yuko i-draft mushyize ahagaragara? Nyuma yuko uvuga ngo iyo bikiri draft ntabwo itegeko riba ryagatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ubu turacyari mu gihe cyo kuritegura. Ubu rero nitumara kubona commentaire z'abantu muri rusange babaraho mu Rwanda cyangwa se abo hanze, izo commentaire tuzagerageza kuzishyira mu itegeko. None iryo tegeko nitumara gukora iyo process, ubwo itegeko tuzaritanga muri ministeri, then rijye muri cabinet, ubwo ubundi rijye muri parlement kugira ngo nabo bariganireho. No kuvuga ngo ryemera gukoreshwa ari uko ryamaze gusohoka mu igazeti ya leta. Bivuze ko uracyari umushinga ndetse n'igihe kizaza ubwo rizaba ryabasohotse mu igazeti nibwo bizatangira kubahirizwa mu Rwanda. Bizatangira kubahirizwa, bivuga ngo abari gutanga service ubu ngubu kugeza ubu ntabwo navuga ko ari ibintu byemewe biri gukorwa, ariko ntabwo wavuga ko bizwi officially. Nuvuga ngo icyo gitegeko nirijya hanze bazanasabwa kuza gusaba lisansi, kuko udafite lisansi ntabwo wemerewe gutanga izo service, unazitanze urabihanirwa. Icyo nakongeraho nuko tubahamagarira gusoma uwo mushinga w'itegeko mukaduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tubishyire mu itegeko rizasohoka ari itegeko rinoze.
turabashimira murakoze. Murakoze namwe. Thank you so much. Iby'iri tangazo nabyo ntabwo twabivugaho byinshi, nuko icyo mugomba kumenya nuko ryamaze kujya agaragara, ariko inkuru nziza irimo nuko ubu noneho mu bihe bizaza abantu bazigiye kuzajya bakora ibi bijyanye n'umutungo mu ikoranabuhanga, abashora imari, abashyiramo amafaranga yabo, bose ubu noneho bagiye kuzajya babona icyo nakwita nk'amategeko abarengera. Babandi bavuga ngo bahiye, babandi ngo bibwa amafaranga, abangaba iri tegeko rizabarengera, ndetse kandi n'abashaka gutangiza ubucuruzi aba nabo iri tegeko rizabarengera. Nyuma y'uko hashize iminsi abantu bijujuta batise ko dushaka gukora cryptocurrency, dushaka gukora business ishingiye kuri crypto, ugasanga ntabwo abantu bari kubona umwanya wo kubikora, kuko kugeza uyu munsi hano ntabwo u Rwanda rwabyemeraga. Babyeraga inama abantu ko umuntu ubijyamo agomba kwirengera. Rero ngira ngo nk'uko bigaragara nyine muri iri tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikigo Capital Market Authority, rigaragaza ko buri muntu wese agomba gutanga ibitekerezo. Ni invitation isaba komanteri kuri uyu mushinga w'itegeko urebana n'ibijyanye no kugenzura iby'umutungo w'ikoranabuhanga cyangwa se ubucuruzi bushingiye ku mutungo w'ikoranabuhanga. Ingingo ya mbere ivuga ko muri iri tangazo ivuga ko ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'isoko ry'imari n'imigabane aricyo Capital Market Authority ndetse na banki nkuru y'igihugu BNR aribo bateguye uyu mushinga w'itegeko bakadraftinga uyu mushinga, ariko kandi ntago baheje buri muntu wese agomba kugira icyo abivugaho. Hanyuma ikiriho nuko wenda turebye muri aya makuru mashya nuko ku ngingo ya mbere irarebana n'ubushakashatsi bwabanje gukorwa ku rwego rw'igihugu cyangwa se inyigo yagiye ikorwa mu nzego zitandukanye irebana n'ibi birebana n'umutungo mu ikoranabuhanga, ndetse kandi na serivisi n'ibigo bizajya bitanga izi serivisi zirebana n'umutungo w'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo hari ubwawo uwo mutungo habanje gukorwa ubushakashatsi, ndetse kandi habaho noneho no gukora ubusesenguzi ku bigo bitanga izi serivisi. Ubwo n'izo serivisi nazo turaza kuzigarukaho nimujye kure, turaza kuzigarukaho mu buryo bwihariye. Nuko kuri ubu ngubu hagaragaye ko harimo nyine amarisiki atandukanye muri ubu bucuruzi. Babasha kuba bagenzura ibyakwirindwa cyangwa se ibyo byago birimo, ese ni gute abantu bahangana nabyo. Ubwo busesenguzi cyangwa se iyo nyigo bayise risk assessment niyo yaje gutanga nyine amarekomandasiyo atandukanye. Amwe muri ayo marekomandasiyo cyangwa se ibyo twita ibitekerezo nama cyangwa se nk'inama zishingiye ku bitekerezo, ubundi rekomandasiyo mu kinyarwanda cyiza babita ngo ni ibitekerezo nama niba nibuka neza. Ariko izo recommendations zagiye zitangwa nuko hagomba kubaho urwego rushinzwe ubugenzuzi kuri ibi byitwa virtual assets, ndetse n'aba batanga serivisi za virtual assets. Ni ukuvuga ngo uru rwego rero cyangwa se aya mategeko nicyo kintu cya mbere cyaturutse muri ibyo bitekerezo by'abo bantu bakoze inyigo ndetse n'ubushakashatsi ku byago cyangwa se ku ngaruka cyangwa se kuri risike ziri muri ubu bucuruzi bufitanye isano na virtual asset. Indi ngingo ya kabiri rero irimo hano nuko kugeza uyu munsi wa none uko ku isi yose ndetse no mu Rwanda, ndetse kandi bashingiye no kuri ubwo bushakashatsi bakoze kuri izo nyigo bakoze, basanze ko ibigendana n'iterambere rishingiye ku mutungo mu ikoranabuhanga kuri ibi bya virtual asset, nuko basanze iki kigo cyitwa Capital Market Authority ndetse na Banki Nationale y'u Rwanda ariyo BNR bagomba gufatanya bagakora itegeko rirebana n'ubucuruzi bushingiye ku mutungo mu ikoranabuhanga hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bitekerezo nama byaturutse muri ubwo bushakashatsi bwaturutse muri iyo nyigo, muri iyo risk assessment, bemeje ko ikigo cya Capital Market Authority ndetse na Banki Nationale y'u Rwanda, Banki Nkuru y'u Rwanda, aribo bagomba kwicara bakadraftinga cyangwa se bagakora inyigo ishingiye ku itegeko, ndetse kandi bagakora icyo twakwita nk'umushinga w'itegeko, bakadraftinga law regulating virtual assets ndetse na business virtual assets business, ubucuruzi bufitanye isano n'umutungo mu ikoranabuhanga no mu Rwanda. Hanyuma indi ngingo gatatu igaragara kuri iri tangazo nuko
ari byiza ko bahamagarira abaturage, bahamagarira buri muntu wese gutanga ibitekerezo nawe akagira uruhare. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyiza cyane. Ubundi buri bintu byose binyuze mu mucyo biba bigomba guhabwa abaturage ko biba bibagenewe. Waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bushinwa, ahantu hose waba uri ugatanga ibitekerezo ugamije kugira umusanzu nawe utanga kugira ngo ubucuruzi buzatangwe neza. Niyo mpamvu rero kuri ingingo 3 bavuga bati batumira abantu bose, umuntu wese waba uri ku giti cyawe, waba uri umu businessman, waba ufite ikigo cy'ubucuruzi, wumva ufite inyota, wumva ufite ubushake, wumva ufite aho uhuriye n'ibi bintu, gutanga ibitekerezo. Ahangaha rero mu bantu twavuga bagomba gutanga ibitekerezo muri itegeko harimo abo twise fintech experts. Abangaba mu Kinyarwanda twabita ko ari inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'imari cyangwa se financial technology experts. Abangaba nibo bantu ba mbere bagomba gutanga ibitekerezo, kuko ayisi iri kugana nyine ahantu hashingiye ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikindi bano bantu bagomba gutanga ibitekerezo ni abantu bari mu rwego rw'amategeko cyangwa se abo twakwita nk'abanyamategeko, bari mu kazi, abo twita legal practitioners. Abantu bagomba gutanga ibitekerezo muri uyu mushinga w'itegeko. Abandi ni abanyamabanki, bankers. Abandi ni abantu bari mu rwego rurebana no kwishyura ndetse no kwishyurana no guhererekanya amafaranga, payment industry, ndetse kandi n'abandi bari mu rwego rw'imari ku isoko ry'imari ahantu hatandukanye. Ndetse kandi abandi bantu bahamagarirwa gutanga ibitekerezo ni abantu twakwita abaguzi b'izi serivisi zijyanye n'umutungo mu by'ikoranabuhanga, kuko niba abantu nyine izi serivisi turaza kuzigarukaho nazo nibyo mbabwira ngo nimujye kure. Abandi ni abashoramari, nabo barasabwa gutanga ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo abantu bose tuvuze, izi nzobere mu bijyanye na financial technology, abanyamategeko, abanyamabanki, abari mu rwego rwo kwishyurana, guhererekanya amafaranga, abari mu rwego rw'imari, ndetse n'abandi bakiriya b'izi serivisi cyangwa se abaguzi serivisi zose, ndetse kandi nabo twita abashoramari, investors. Abo bose basabwa gusoma iri tegeko bakabinyuzamo ijisho, hanyuma bagatanga ibitekerezo bakabiha Capital Markets Authority ndetse na Banki Nkuru y'Igihugu. Hanyuma ikindi twavuga wenda dusoza nuko kuri itangazo rya Capital Markets Authority nuko bagaragaza ko iri tegeko abantu bashaka kurisanga, uyu mushinga w'itegeko abantu bashaka kuyisanga kuri website ya Capital Markets Authority. Nta yindi ni y3.cma.rw. Ndasubiramo ni y3.cma.rw. hanyuma bagatanga ibitekerezo bakoresheje email ya virtualasset@cma.rw bitarenze ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Nibyo rero, wowe ufite igitekerezo kuri ibi ngibi, nakugira inama yo kujya kuri website ya y3.cma.rw. hanyuma rero ugasomera iryo tegeko, umushinga w'itegeko. Nyuma yaho wakumva ari byo ushaka gutangamo ibitekerezo, ukandika rwose ibitekerezo byose wifuza ukabyandika, ukohereza kuri email ya virtualasset@cma.rw bitarenze ku itariki 14. ni ukuvuga ko ntabwo ari ibintu wavuga ngo bifite igihe kinini. Ku itariki 14 buriya ni mu cyumweru gitaha, bizaba ari ku gatanu w'icyumweru gitaha, nuko bimeze. Hanyuma rero ikindi nuko mu bijyanye n'ikindi wakongera wenda muri ibyo bitekerezo watanga bikozwe mu buryo bw'inyandiko, ni ukuvuga ngo ni uburyo bw'inyandiko. Mu gihe cyose wabatanga ibyo bitekerezo mu nyandiko, ikindi cyakwiyongeraho nuko yaba ari urwego rwa Capital Markets Authority ndetse na Banki Nationale y'u Rwanda cyangwa se Banki Nkuru y'u Rwanda izakora icyo twakwita nk'inama izakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo bwa Zoom. Ni inama izaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni nyuma y'uko ibitekerezo bitanzwe ku itariki 15, ku itariki 14. hanyuma ku itariki 17 namwe mutashoboye kwandika muzaze kuri Zoom yatanzwe. Zoom izaba ku itariki 17, bizaba ari ku wa mbere w'icyumweru kizakurikira icyo, ku 17 z'ukwezi kwa gatatu saa 4 za mu gitondo. Iyo Zoom link muzayisanga ku rubuga rwa Capital Markets Authority. Ngira ngo ni ibingibi wenda twaba tuvuze. Itegeko ryo rirerire ntabwo twarisoma ngo turirangize,
ari nako kandi tubizeza ko by'umwihariko bitewe n'izi nzego nyine ziri gukora iri tegeko, murabizi ko mba ndi kumwe nazo akenshi na kenshi, hari ibiganiro turi gutegura by'umwihariko kuri televiziyo y'u Rwanda, tuzabigarukaho inshuro nyinshi, ndetse kandi namwe mwe mudukurikira hano namwe muzagenda mubikurikira. niyo mpamvu rero tuba tuje kugira ngo tubabwire ko tuba tuhababereye. Ubwo rero n'izo nama zose zizajya ziba, ndabizeza ko mwe mudukurikira hano muzajya mugenda mubibona. Biracyari umushinga w'itegeko kugira ngo rube itegeko nyine binyura mu nzira nyinshi. Urumva abangabo batubereye n'abantu b'imfura, itegeko barabanza bariha abaturage bireba kugira ngo baritange ibitekerezo. Urumva ko rero namwe niba mufite ibitekerezo kuri ibi bintu muzaze mutange ibitekerezo muri iyo nama. Hanyuma ni itegeko rirerire rifite page zigeze kuri 23, biracyari draft. Ibi byose rero harimo ibirebana n'uburyo ikigo cyangwa se umuntu ushaka gukora business ibyo asabwa. Cyambere nuko agomba kubanza kwiyandikisha mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe iby'ubucuruzi n'ishoramari, nicyo twita RDB cyangwa se ni RDB nibyo. Hanyuma mukagira byinshi mumenye. Hanyuma twese rero zimwe iyo tuvuze digital asset, ubundi akenshi na kenshi abantu benshi mu mutwe yabo hazamo ikintu cyitwa cryptocurrency. Cryptocurrency ni murabizi ko ari ikoranabuhanga rishingiye kuri tekinoloji ya blockchain cyangwa se n'izindi tekinoloji bifitanye isano, ariko hakaza uburyo bwo guhanahana amafaranga nta wundi muntu unyuzemo, cyangwa se ubundi iyo babisobanura bavuga ko ari digital representation of value recorded on a cryptographically secured distributed ledger, blockchain cyangwa se n'indi yose byafitanye isano. Ibi rero nk'uko byanditswe cyangwa cyitwa internal revenue service, ibi byose n'ibicyo biba bivuze no kugira ngo namwe mwese mubashe kubisobanukirwa. Cryptocurrency rero byo birazwi, hari ama currency menshi ari muri crypto. Murayazi izitwa za Bitcoin zaramamaye, izitwa za Ethereum, izitwa za Solana, ni nyinshi cyane. Izi zose rero ndakeka nabyo biza muri service zirebwa n'izi tegeko. Hanyuma ikindi kirimo nuko hari indi business cyangwa se ibindi nabyo byitwa NFTs cyangwa se izo twita no fungible tokens. Iyi tokenization rero nayo iri mu biteganywa n'iri tegeko, niyo makuru dufite, ariko ubwo itegeko turaryinjiramo neza, tuzaryinjiramo. Niyo mpamvu imba mbasangije iri nk'iri tangazo kugira ngo musobanukirwe n'ibiri kuvugwa. Hanyuma rero nuko icyo twabwira cyo nuko iyi tokenization nayo iri mu birebwa n'itegeko, ariko tuvuze digital asset ubundi ni byinshi. Harimo za media files cyangwa se bifitanye isano n'itangazamakuru, turavuga amafoto, video, audio n'izindi nyandiko zitandukanye n'ama graphics. Bura nabyo ni umutungo wo mwikoranabuhanga. Niba ufite video nziza, niba ufite graphics nziza, niba ufite inyandiko nziza, bura nazo ujye uzibikaregeza za kubyarira umusaruro. Hanyuma iye tukiri kuri digital asset, ubundi inyandiko turi gusoma bavuga ko na dokima yaba ari inyandiko zanditse, yaba ari presentation zikoze neza, yaba ari ama spreadsheets, ndavuga abantu bakora ama presentation muri bagiye kwigisha abantu cyangwa se bagiye gusobanura ibindi bintu, n'indi dokima yose, n'indi nyandiko yose iri mu buryo bwa digital. Ibi byose ni umutungo mu ikoranabuhanga ryo twita digital asset. Ariko kenshi na kenshi iyo tuvuga ibi twebwe hanyuma tukabuza n'isoko ry'imari n'imigabane nk'uko tubibona mu bindi bihugu byateye imbere nko muri Amerika, iyo tuvuze digital asset akenshi ni crypto itiza, hakaza ni tokenization cyangwa se no fungible tokens, aribyo bita NFTs. Wenda naho ngaho twaba dusoreje ibindi tuzagenda tubiganiraho. Hanyuma rero icyo nababwira cyo nuko mukomeza kubana natwe, tujya tubagezaho amakuru y'ingenzi amwe namwe mugomba kumenya. Reka rero dusoreze ahangaha, ahubwo tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Niba nawe hari icyo wifuza gutanga nk'igitekerezo, urajya hahandi kuri iri tegeko, ariko niba ushaka kuduha igitekerezo cyacu bwite nka PNF Africa, ntibyakubuza kujya muri comment section hanyuma ukandikamo ibyo wifuza byose, ndetse n'icyo wumva twakora cyangwa se twakongera. Ngira ngo uyu munsi twakoresheje amajwi, ntago amashusho twakoresheje, bitewe nuko twahisemo kuba twabagezaho iri tangazo mu buryo bwihuse. Reka dusoreza aha, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.